IT ikoranabuhanga isomo rya gatatu uko mudasobwa ikora. Ubushize twarebaga uko mudasobwa ibigize by'ingenzi, noneho ubu ngubu rero mudasobwa tugiye kureba uko ikora. Ifite ukwinjiza amakuru, ikagira uburyo iyatunganya ndetse ikagira n'uburyo iyasohora. Ubwo buryo bwose rero ni uburyo ibikoresho bihanamo amakuru kandi bigahanamo akazi dukurikije bimwe mu by'ingenzi twabonye kuri mudasobwa. Turahera ku rugero. Ushobora gufata imbuto nk'urugero umwembe, ugafata agasukari, ugafata amata, ukabihuriza hamwe ukavanga nko mu rugero mu cyuma kibishinzwe, ikivuyemo ni umutobe uryoshye cyane. Kuvuga ngo rero ubwo buryo niko biba byatunganyijwe, ndetse na mudasobwa igerageza kwisanisha. Kuvuga ngo uwo mutobe ushobora kuboneka na mudasobwa ifite uburyo itunganyamo amakuru akaboneka ameze neza kandi yihariye. Turahera ku rugero. Urugero twaheramo, ufite imyenda isa nabi, urayifasha uyishyize mu imashini ifura, icyo ubona nk'igisubizo ni imyenda isa neza. Uramutse ufashe amavuta ukayashyira mu modoka, icyo uhita ubona ni ukuvuga ngo ni imbaraga za moteri. Imodoka igira imbaraga nk'uko bigenda. Fasha imibare ukayishyira muri calculatrice, icyo ubona ni igisubizo kimeze neza. Cyangwa se igihe wafata amagambo cyangwa se imibare ukayashyira muri mudasobwa, mudasobwa nayo igira uburyo ki ibitunganya, igatanga igisubizo nyacyo kiboneye yakoranyije icyo ukeneye. Noneho rero turaza kureba ngo gutunganya kubaho ni ukuhe. Ni igikoresho gitunganya cyane, twavuze CPU, tuvuga ko ari ubwonko mu isomo rya kabiri. Ni ukuvuga ngo rero iyo winjije ibintu muri mudasobwa bigasohoka byaba byanditse, uko nguko biba byatunganyijwe. Icyinjiza naho kwandika n'urugero, iyo bisohoye rero biba byatunganyijwe. Dufite ibikoresho bifasha abantu kwinjiza. Cyane cyane turahera ku gikoresho cya mbere gishobora gufasha abantu mu kwinjiza amakuru, nk'aho kwandika. Aho kwandika kuri mudasobwa ni ahantu h'ingenzi cyane, hashobora gufasha umuntu kwandikamo amagambo, gukora imibare, cyangwa se n'abakora amaporogaramu gushyiramo icyo bita kode kugira ngo bikore. Hakaza icyo bita imbeba ya mudasobwa. Ni ukuvuga ngo ni imbeba atari imwe dusanzwe tuzi, iba ifite akantu kazenguruka kuri taburo cyangwa kuri sikirini k'umweru kameze nk'agafureshi niko babyita, gafasha umuntu kureba. Cyangwa se kuri kompiyuta zino zisanzwe zigendanwa, hari aho dukora tukabasha kuba twayobora ibyo turimo turakora kuri sikirini yacu, dusaba bimwe mu byagatunganyijwe na mudasobwa. Tukareba nanone bimwe mu bikoresho byinjiza nk'icyo bita mikorofone. Mikorofone ni igikoresho cyinjiza muri mudasobwa gikoresheje amajwi. Noneho ibikoresho rero dushobora kuba dutunze bisohora cyangwa se bisohora. Ibikoresho bisohora ni ibi ngibi ubona. Ibikoresho bisohora ni ukuvuga ngo icya mbere duheraho, turahera kuri sikirini. Sikirini ikora akazi gakomeye cyane ko kwerekana buri kazi kose karimo karakorwa muri mudasobwa. Hakaza purinta rimwe na rimwe ibintu byose byasohotse ku mpapuro, ku byapa bikomeye twirirwa tubona biba byaciye muri purinta. Hakaza insakazamajwi. Amajwi yose tujya twumva y'indirimbo wakoze neza yose aba yaciye hehe? Muri mudasobwa, igafatirwa ukwaryo, igahuza, bikaza gusohoka ari ibintu byumvikana neza. Hari ugutunganya rero. Ibyo byose biragenda bigatunganyirizwa hehe? Muri CPU cyangwa se mu cyuma gitunganya, aricyo bita Central Processing Unit. Twakivuzeho cyane, nubwo bwonko bwa mudasobwa nk'uko twagiye tubivuga. Ni ukuvuga ngo rero hari uko amakuru yinjira, hari uburyo atunganywamo, hari n'uburyo ki ahita asohoka. Twasobanukiwe. Sasa rero kano kanya mwibuke gukanda like, subscribe